nguhaye ikaze mukunzi wa Big Town TV wowe ukurikiye Big Town TV aya masaha mwifurije komeza gubwa neza nizere ko aho uri uguwe neza kabisa muri kumwe n'umukobwa wanyu Malaika mbazaniye update tugezeho mu minota mikeya cyane mu minota kabisa mike ibi nkuru ibaye mu kanya gatoya cyane batubwiye ko mu mujyi wa Musanze muri gare ya Musanze hateye inkongi y'umuriro. Iyi nkongi y'umuriro ikaba yateye imwe mu nyubako ziri muri gare ya Musanze cyane cyane irimo ibintu by'ubucuruzi bagizwamo ibintu by'ubucuruzi harimo amaresitora, imyenda, amaduka menshi agiye atandukanye. Hari abacuruza amakenkayori, amasupermarket n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ibikorwa byaberaga muri iyi nyubako yafashwe n'inkongi y'umuriro muri gare ya Musanze. Abari bahari rero bakaba bavuze ko ababasha kuvugana n'itangazamakuru bakaba bavuze ko inkongi yatangiye ari waka umuriro mutoya cyane bikagenda bizamuka, kuko bavuze ko byatangiye bakoresha amakizimyamoto bari bafite muri iyo nyubako ariko bikanga, batangiye ku ya mbere ya kabiri biranga, bakoresha n'ubundi buryo bwose bashobora kwifashisha muri ako kanya kugira bazimye iyo nkongi y'umuriro ariko bikaba byanze. Ubwo nibwo bahise bitabaza inzego zibishinzwe, bitabaza polisi kugira ngo ize ibafashe muri icyo gikorwa cyo kuzimya iyo nkongi y'umuriro yateye muri aka gace ka Musanze. Abaturage bavuze ko ibi bintu nk'uko muri kubyumva, murabizi ko Musanze ari umujyi wa kabiri kabisa, ari umujyi uri kuzamuka urimo iterambere ryinshi cyane, akaba ari wo n'umujyi wa kabiri uvuye ku mujyi wa Kigali kabisa. Abaturage nk'uko muri kubibona ku mashusho, abaturage bababaye cyane. Ibintu ni ibintu biteye ubwoba. Inkongi muri Musanze twaherukaga kuzumva mu myaka 7 ishize. So iki kintu ni ikintu gikomeye cyane kibaye, ntabwo abantu bari babyiteguye, ntabwo abantu bari babyiteze. Bamwe mu baturage bakoreraga bari bafite ama business muri iyi nyubako yabo bababaye cyane. Umwe mu baturage wavuganye n'itangazamakuru yavuze ko yari afite resitora, yavuze ko yatakajemo ibintu byinshi cyane, yatakajemo amafaranga asaga akayabo ka miliyoni irenga. Urumva ko ari igihombo. Wabashije kuvugana n'itangazamakuru, ubwo hari n'abandi kandi bikaba bivugwa ko iyi nkongi itaramenya giteye neza, hataramenyekana icyatumye iyi nkongi y'umuriro iba, ariko hakaba hari gukekiranwa. Bamwe bavuga ko ari gaze y'imwe muri resitora yari iri muri iyi nyubako yaturitse, abandi bakavuga ko ari amabatiri ya Mobisol yaba yahiye. Ni ukuvuga ngo icyateye iyi nkongi ntabwo kiramenyekana neza, ariko inzego zibishinzwe zirahatubereye kugira ngo batubwire bamenye icyateye iyi nkongi y'umuriro. Kandi bavuga ko abantu byabaye bihari, bavuga ko hari ibicuruzwa byinshi cyane byangiritse, ibintu byinshi cyane byangiritse muri iyi nyubako ya Musanze. Kandi bamwe mu baturage rwose bavuga ko ibi bintu bibahungabanyije, ari ikintu kigiye gusubiza hasi inyuma uyu mujyi wa Musanze, kubera ko nk'uko twari tubizi wari umujyi uri kuzamuka, uri gutera imbere vuba cyane, ariko iki cyago kibaye ntacyita icyago. Bakaba bavuga ko rwose ari ikintu kigiye gusubiza inyuma cyane ubucuruzi bwabo, amabizinesi yabo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nk'uko ngira ngo muri kubibona kuri kamera, inkongi yamaze igihe gitoya cyane, kuko hahise hifatishishwa inzego zibishinzwe, ariko muri iki gihe gitoya yamaze ikaba yari imaze
kwangiza ibintu byinshi cyane. Bavuga ko yafashwe mu gihe inkongi yatangiriye ku gice cyo hejuru cy'inyubako, ni ukuvuga hejuru kuri iyi nyubako ni etaje, ni hejuru kuri etaje ya nyuma. Hakaba hari hamaze kwangirika ibintu byinshi, nubwo yabaye igihe gitoya, ariko hari abacuruzi bamwe na bamwe bagize ibyo barokora bikeya, ariko abenshi bavuga ko iyi nkongi yangize ibintu byinshi cyane byari biri muri iyi nyubako. So abacuruzi rero bari gusaba leta ko hakorwa ibarura cyangwa bagashaka ibyangiritse bakaba babafasha, kuko hari abaturage bamwe bavuga ko hari ibyabo byagiye burundu, badafite n'aho kongera gutangira, badafite n'uko bakongera gutangira. Bavuga ko rero basaba inkunga ya leta bakabafasha, bakareba ibyangiritse cyane abacururiza yego muri iyi nyubako, bakaba basaba ubuvugizi kuri leta ko yabafasha bakaba bakongera kuzamuka muri ibi bintu byabo babuze. Aho bigeze ubu ngubu nta muntu waburiye ubuzima muri iyi nkongi, nta n'uwakomeretse cyangwa ngo agire ikindi kibazo, ahubwo ibicuruzwa n'ibindi bintu nibyo byakomeje kwangirika. So kugeza ubu ngubu rero umuriro bari kuwuzimya, hahise hifashishwa inzego zibishinzwe nk'uko muri kubibona ku mashusho. Ubu ngubu umuriro uri kugenda ugabanyuka kabisa, ariko muri kubibona neza cyane ko hari ibintu byinshi byangiritse. Muri kubona ko abantu benshi bahungabanye, bataye umutwe. Iki kintu ni ikintu kitari giherutse kuba mu Rwanda, ni ikintu tutari duherutse kumva, ibintu by'amanyubako nk'aya akomeye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Mboneraho no gufata mu mugongo abaturage bari muri Musanze, abagize ibyago ibintu byabo bikahatikirira, nkomeza kubafata mu mugongo kabisa, nkomeza kubabwira ngo mukomere, ibindi bizaza. Ni ukuvuga ngo iyi niyo update twari tubafitiye muri aya masaha. Turakomeza tubashakire n'ibindi uko biri bugende bikomeza. Big Town turi hano ku bwanyu, mukomeze mugume kuri Big Town. Naho ubutaha mwari muri kumwe nanjye Malaika. Make sure you subscribe on Big Town TV kandi ukomeze udukurikirane. Ciao.